Nongeye kugusuhuza kandi nkwifuriza kugubwa neza. Wowe wahisemo kuzajya ubana natwe muri herekane rw'amakuru ndetse n'ibiganiro tugutegurira ndetse tukakugezaho umunsi ku wundi. Uri agaciro kenshi cyane kandi uri uwo kubahwa. Wowe wahisemo kujya ubana natwe. Ni amakuru atari meza, ni inkuru z'agahinda, ni inkuru zababaje abantu benshi cyane mu buryo bugiye butandukanye. Ni amakuru amwe yatangiye kumenyekana ku munsi wo kuwa gatanu, indi nanone kandi yahise ishengura abantu benshi cyane ndetse narababaza. Amabere akomeje kwikora. Umunyeshuri wari urangije muri Iseka ku munsi w'ejo yitabye Imana azize impanuka ubwo yajyanaga igitabo cye nyine muri kaminuza yararangirijemo kugira ngo kibe cyabikwa mu isomero ry'iyo kaminuza. Ndaje mbikuvire imuzi n'imuzingo. Miss Erika wamenyekanye mu muziki w'i Burundi ndetse na hano mu Rwanda, akaba yaramaze kumenywa n'abakunzi b'umuziki batari bakeya. Nawe rero yamaze kuba yitaba Imana. Gusa hari amagambo yatangaje agaragaza abantu benshi bakomeje kugenda bayagarukaho ndetse anashengura abantu benshi cyane mu buryo bukomeye, kuko ngo aya magambo ngo yasaga nkaho yasezeraga abakunzi be. Byose tugiye kubivira hamwe, tubirebere hamwe, bikuvire imuzi n'imuzingo. Ariko nanone abakunzi buyu mukobwa Miss Erika bakomeje gusuka amarira. Umubyeyi w'uyu mwana w'umukobwa witabye Imana azize impanuka, nawe rwose bikomeje kuba bibi cyane. Reka nze mbikuvire imuzi n'imuzingo, ariko nanone mbere gato yuko dukomeza, reka ngusabe ukande subscribe kuri wowe udukurikiye bwa mbere, ubundi tujye twibanira mu makuru tujya tukugezaho umunsi ku wundi. Rero reka duhite dutangira n'inkuru yacu mu buryo burambuye. Ni impfu z'abana b'abakobwa bagera kuri babiri zatunguranye mu buryo bukomeye cyane ndetse zakomeje gushengura abantu. Nyabuneka impfu zikomeje kuba nyinshi, amabere akomeje kwikora. Rero ni umunyeshuri wari urangije muri Iseka yakoze impanuka ahita yitaba Imana. Uwitwa Irakarama Nadine wari urangije kwiga mu ishuri rikuru rya Gatolika rya Kabgayi Iseka, witeguraga guhabwa impamyabumenyi ya kaminuza mu ishami ry'icungamutungo. Ubwo yerekezaga muri Iseka gukosoza igitabo kugira ngo abe yakwemererwa gushyira mu isomero nyine ry'ikigo. Ubwo yararimo agenda n'amaguru yaje kugongwa n'imodoka yo mu bwoko bwa Dayana imwangiriza igice cyo munsi y'urukenyerero. Akimara kugongwa yahise ajyanwa ku bitaro biri aho hafi bya Gitwe. Gusa kubera ko yari yangiritse cyane yahise ajyanwa mu bitaro bya kaminuza ya Butare CHUB, ari naho yaguye. Reka tuvuga ati Imana imworohereze kandi imutuze aheza. Rero abakunzi buyu mukobwa ndetse n'abantu benshi bakomeje kugaragaza uburyo bashenguwe n'urupfu rw'uyu mukobwa wari urangije muri Iseka witwa Irakarama Nadine, aho benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye. Duhereye kuri iki gitekerezo cya Munyendamutsa Innocent, yagize ati Rip Nadine, niba ukunda umutima mwiza wagiraga kumva, rero nagukundaga kuguhamagara Kamariza. Ati nakundaga kuguhamagara Kamariza. Uyu we bariganye buriya baraziranye. Undi nawe yitwa Habumugisha Paul King Love yagize ati Rip Nadine, ubwo ni rest in peace nyine. Witwa Sostene Kabose yagize ati rest in peace Nadine, Imana ikwakire mu bayo. Adeperi Megani Akamanzi yagize ati my goodness, Imana imuhe iruhuko ridashira. Angelique Umuhire yagize ati ruhukira mu mahoro mwana muto. Uwase Jeannette nawe yagize ati Imana imuhe iruhuko ridashira. Ejidi Bibiyo ariko ntabwo ari uwa RBA, nundi witwa ko nawe yagize ati iyo Nadi ugiye kare, gusa Imana ikwakire mu bayo. Ibitekerezo byo byari byinshi cyane, abantu benshi bakomeje kugaragaza uburyo bashenguwe n'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa. Nadine yashenguye imitima y'abantu benshi. Undi nawe yagize ati Yesu wenda babaye, Imana imwakire mu bayo. Undi nawe yaje agira ati yo Nadi, Imana iguhe iruhuko ridashira. Umunezero waburiye muri iyi si, Imana izawuguhe. Pole sana muryango wa Nadine. Undi nawe yagize ati Imana imwakire mu bayo. Ati birababaje gusa twese niyo nzira. Undi nawe yagize ati Imana imwakire mu bwami bwayo, birababaje cyane. Undi nawe yitwa Adeperi Bimenye
Bimenyimana Innocent yagize ati Rip Nadine ruhukira mu mahoro birababaje kabisa. Rero uwitwa Ntwari Yves yagize ati mukomeze mwihangane muryango wa Nadine. Undi arazagira ati Imana imwakire. Undi nawe ati yitwa Ineza Teta Diana yagize ati mwihangane cyane pe nta kundi ubwo umunsi wari uwo gusa Imana imwakire mu bayo tubari inyuma pe kandi icyane. Reka dusureze kuri ibi bitekerezo by'aba bombi ibya Boniface Rugwiro yagize ati Imana imuhiruko ridashira. Ariko Mukiza Sefu we yaje agira ati ntibiba byoroshye kwakira inkurumbi yo ariko Imana imuhe iruhuko ridashira. Undi nawe ati Imana yo mu ijuru jya uduha kwihangana ngo Rip Nadine Nyagasani agutuza heza ugiye tukigukeneye ngo Imana imwakire mu bayo bayinyuze byiteka amena. Ibitekerezo byo byari byinshi, abantu benshi haba abiganye n'uyu Nadine ndetse n'abandi benshi mu buryo bugiye butandukanye bakomeje kugaragaza uburyo bashenguwe n'urupfu rwa Nadine mu buryo bukomeye cyane. Rwose abantu benshi bakomeje gusuka amarira rwose. Urupfu rwaje rutunguranye kuko ngo yararangije kuko mwamaze kugenda mubyumva yari ajyanye igitabo cye nyine kugira ngo kibikwe mu isomero rya kaminuza. Ariko nanone mu mpera z'iki cyumweru turimo kugenda dusoza, umuhanzikazi Irakoze Erika wamenyekanye mu muziki wo mu Burundi no mu Rwanda nka Miss Erika yitabye Imana azize uburwayi. Inkuru y'urupfu rw'uyu mukobwa yamenyekanye ku munsi wo kuwa gatanu tariki 17 Ugushyingo umwaka wa 2023 aho yaje kuba yitaba Imana nyine aguye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Undi nawe rero yagize ati mu bakomeje kugenda batanga ibitekerezo mbere ko tugana kuri ya magambo yaje gutangaza mbere yuko yitaba Imana. Undi yagize ati ndababaye kweri namwikundiraga disi Imana imubabarire aho yakosheje nk'umuntu. Undi nawe yagize ati ntago turasoma iki gitekerezo. Undi nawe yagize ati oh sorry for their family. Hari ikinyamakuru cyabitangaje mbona ngo bagihinduye umusazi. Undi nawe yagize ati Imana imwakire mu bayo pe. Ibitekerezo byo byari byinshi kuri uru rupfu rw'uyu Miss Erika wamenyekanye mu muziki w'u Burundi. Ariko nanone kandi nkuko twakomeje kugenda tubibabwira mu buryo bugiye butandukanye, rero nkuko byakomeje kugenda bitangazwa mu mwaka wa 2020 uyu muhanzikazi yatangaje amagambo yagarutsweho na benshi nyuma y'urupfu rwe kuko niho yagarutse. Uyu Miss Erika rero aya magambo yakomeje kubabaza abantu benshi cyane bitewe nuko yari amagambo yo gusaba imbabazi. Muri uyu mwaka wa 2020 yagize ati ndashaka ko buri wese amenya ko nta rwango mufitiye, nizere ko uwo nahemukiye wese azambabarira, nsabye imbabazi ku byo nakoze byose kuri buri umwe wese, nizeye ko mumbabariye ejo n'ejo kandi ejo ntawuhazi, twige gusaba imbabazi niyo waba ntawe wakosereje. Aya magambo rero yakomeje kugenda azamura amarangamutima y'abantu benshi. Abandi bavuga ati yo disi yarabizi, abandi batese n'ibyaba byahuriranye. Reka dusoze twifuriza imiryango y'aba bombi gukomera kandi ndetse Imana ikomeze iborohereze. Mukomeze mugire ibihe byiza mwese twabanye, turabashimiye.